Yesu ashimwe. Dushimiye Imana yongeye kuduha kuza kuganira n'abakunzi bacu, abakunzi b'ubutumwa bwiza, abakunzi ba cano ijuru ntirikorerwa. Turayishimiye kubera ko niduha gukora ibiganiro kugira ngo abantu babyumve ariko banakizwe. Rero turi hano ndi kumwe n'umuvandimwe nawe araza kwivuga kugira ngo tuze kuganira n'abakunzi bacu ariko twamenyanye. Njyewe uvuga nitwa Kagimbura Eric, ndi umukiranutsi ku bwa Kristo. Imana yarankijije inkiza kurimbuka kubera ko nicyo kibazo nifitanye n'Imana, hanyuma ingira umwunzi wunga abantu n'Imana. Niyo mpamvu rero mba naje hano kugira ngo nganirize abantu, mbabwire uburyo bakwiyunga n'Imana. Nicyo umwunzi amaze, yunga abantu nyine n'Imana kugira ngo nabo biyunge n'Imana, hanyuma bagirane ubusabane n'Imana, bakire kurimbuka. Nicyo kiba cyatuzanye hano kuyicano kugira ngo tubwire abantu nyine ibyururutse imitima. Nawe wakwibwira dukurikiye kugira ngo dukomeze kuganira. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndanezerewe ko mbonye ubu buryo bwo kuganira n'abakunzi b'ubutumwa bwiza. Hanyuma amazina yanjye nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba naravutse ubwa kabiri. Mu gihe naravutse ubwa mbere kuri Adamu ndi umunyabyaha, naje kugirirwa ubuntu, numva inkuru nziza y'ivuko ribonekeye muri Kristo Yesu w'umukiranutsi. Menya ko uzamwizera azahabwa gukiranuka kwe, akaba umukiranutsi ku Mana bikesha Yesu. Nanjye ndamwizera mba umukiranutsi, bityo bimpa kubana n'Imana amahoro ndi mu isi, ariko nzi neza ko ninava muno mubiri nzajya mu ijuru, aho nzabiteka ryose. Ubwo rero umuntu wese wamenye ubutumwa bwiza by'ukuri akabwizera, agira ishyaka ryo kubutangariza abandi. Ni muri ubwo buryo rero nanjye uko uburyo bwose bubonetse numva nagira uruhare mu kugira ngo inkuru nziza igere kuri benshi. Nawe kandi mwene data ngushimiye Imana ko yaguhaye uburyo bwo kugira ngo iki kiganiro tukibanemo. Nanashishikariza abakunzi b'ibiganiro byacu mu by'ukuri kurangira cano yacu abandi bantu, kubera ko amakuru ayiriho akeneye kumenywa n'isi yose. Ubwo rero ibyiza bagenda bamenya be kubyihererana, ahubwo babisangize abandi nabo baba bagize uruhare mu ivugabutumwa, uko buri wese yashobozwa n'Imana. Tumaze iminsi rero dukora ibiganiro mu by'ukuri by'ubutumwa bwiza, bibwira umuntu uburyo yava mu rupfu akajya mu bugingo buhoraho. Kuri cano yacu biriho byinshi, ariko by'ukuri hari n'igihe umuntu aba yibaza ngo ese ubutumwa bwiza tubwirwa abona atandukanye n'ibyo twabwiwe guhera kera. Ese umuntu abwizeye abaho ate? Umuntu abwizeye abaho gute mu ino si? Hakaba n'abavuga batese ubwo ntiyakwikorera ibyaha, ko mubwira abantu ko ibyaha byacu byose n'ubugome bwacu byagiye kuri Kristo akaba ari ubihanirwa. Ubwo ntibyaba urwaho ese ntibyaba urwaho rwo kugira ngo abantu bakore ibyo bishakiye. Mu by'ukuri numva rero ikiganiro cy'uyu munsi
cyaba cyo kumara abantu impungenge. Nibyo yego kumara impungenge yaba batara bwizera ubutumwa bwiza, yego, ariko yaba na bene data bamaze kwizera ubutumwa bwiza. Bakwiye kumenya ndetse bakamenya cyane uburyo ubwo buntu cyangwa ubwo butumwa bwiza bugera mu mutima w'umuntu. Mu gitabo cy'umugenzi babivuga, bayibajije ahari menya ari magambo nimba ari nta bwenge, kubera ko atari yarakijijwe nyine biramuyobera uburyo ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima w'uwo bwizeye. Ariko hanyuma umugenzi abisobanuye aravuga ngo buraza bugatsinda umutima w'umuntu. Yego pe. None ngo bukawugomorera Kristo. Amen. None umuntu akajya yakora iby'Imana ishaka. Amen. Amen. Ubwo buntu butsinda umutima w'umuntu, noneho uwo mutima bukawugomorera Kristo, akawutwara. Nibyo ibyo n'ubundi birahamwe n'ijambo ry'Imana turi busome riri muri Tito mu gice cya 2, nko guhera nko ku murongo wa 11. Yego, amagambo turi bwifashishe ariko tugakomeza no gusobanura. Yego, kubera ko n'ubundi byanditswe byo abantu baba babizi, ariko igihishe muri byo burya nicyo kiba gifite umumaro kurushaho. Yego, ayo magambo aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Wo ni umurongo wa 11. Yego, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Yego, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Amen. 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 Aya magambo araryoshye cyane. Yego. Hari ikintu wari uvuze. Yego. Ibyanditswe abantu bose barabisoma. Yego. Ndetse kubera ko abantu kuyoberwa ko ibyanditswe atari ryo jambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana ari ririba mu byanditswe, barisobanura ko bishakiye. Buryo umuntu arigonda bakarikagera ku cyifuzo cyangwa ku nyota ye, ariko nanone Imana ibyandikisha hari icyo rigamije. Yarigamije ko noneho icyo kirimo ari nacyo gikiza umuntu. Ubuntu bw'Imana, kuko ngo ubuntu bw'Imana ngo buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Urumva Imana ishimwe ko yadukijije ikaduha no kumva ijambo ry'Imana. Ubundi umuntu avuka nyine aciriweho iteka, ariko Imana ire mu muntu ntangire mwirema ry'umuntu cyangwa se umugambi w'Imana mu kurema umuntu kwari kugira ngo abeho ayinezeza. Amen. Ariko reka mvuge ngo uwo mugambi w'Imana ucibwamo na Satani. Ubwo kubaha Imana kwa muntu kuba kurabuze. Imana noho ishima kongera, nimba navuga ngo plan B, ikiza umuntu binyuze muri Kristo, yongera yirukana Satani, ariko Imana yongera kugaruka mu muntu. Ngo wa mugambi uhereye kera kose yari ifite wongere ugerweho kubaha umuntu, kubaho yubaha Imana. Noneho Imana kuyubaha se ni gute? Nukuyumvira, gukurikiza amategeko. Ariko kubera ko twari twaranduye kamere y'icyaha, kubahiriza amategeko ntibyashobokaga. Imana ntibyasabye ko n'ubundi yongera kugaruka. Noneho iradukiza, yongera kugaruka muri twebwe. Kristo kandi niwe buntu. Niwe buntu bwabonetse nyine. Buraboneka bugaruka mu mutima wanjye cyangwa bugaruka mu mutima w'uwabwizeye. Noneho kutwigisha nuko n'ubundi Kristo mu muntu niwe ubasha kongera kubahiriza amategeko, kandi wamwakire nyine Kristo amurimo. Ubwo kubaha Imana rero k'umuntu Imana yashakaga birashoboka, kubera ko kubaha Imana nukongera kubahiriza amategeko cyangwa kumvira ibyo Imana yashakaga. Kuko ivuze amategeko tukiraho, hari igihe umuntu yatekereza n'ubundi
ya mategeko Imana yahaye Abisirayeli ntanabashe mu by'ukuri kubageza ku gakiza cyangwa se kubakiza. Yego. Niyo turebye nk'abanyamahanga twe tubona amategeko Imana yahaye Abisirayeli ataraturebaga. Yego. Ku buryo ari nacyo cyatumye n'abayashakiramo agakiza bakabura. Uretse ko nabi Imana yahaye amategeko nabwo yayabahereye kugira ngo abemeze ko abatsinde abemeze ko batabasha gukiranukira Imana. Ariko mu by'ukuri hari uko Imana ishaka ko umuntu nyine wayo nanone abaho. Nabyo twabyita nk'amategeko. Amategeko atera umudendezo. Ariko ni amategeko atera umudendezo. Ibyo byose Imana isaba umuntu wayo yamaze gukiza, mu by'ukuri birashoboka cyane. Birashoboka ko umuntu wamaze kwakira ubwo buntu bw'Imana, cyane ko nk'uko wakomeje kubivuga ubuntu bw'Imana ni Kristo bwe. Yego. Kristo mu muntu rero birashoboka ngo abereho ubuzima bwe muri uwo muntu. Yego, aho Pawulo abivuga n'ubundi mu Bagalatiya mu gice cya 2 umurongo wa 20 aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara ubwo sinjye ukiriho, ubwo ni Kristo uriho muri njye. Bivuze rero ngo Kristo muri njye arimo muri njye kugira ngo abereho ubuzima bwe muri njyewe. Yego. Noneho nkanumva igihesha umuntu mu by'ukuri kugendera mu bushake bw'Imana nuko amenya ngo ubu noneho ndiho ku bw'uwo Kristo uri muri njye, cyangwa se nkwiye kubaho ku bushake bw'uwo Kristo uri muri njye. Iteka rero ngaharanira kumenya ngo uwo Kristo muri njye akeneye ko mbaho gute. Nkaho tumaze gusoma batubwiye ati ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ariko tukiri aho ngaho ubwo rero twumva ko nta yindi nzira y'agakiza ihari ntayo uretse ubuntu bw'Imana, kuko nacyo abantu bazi ko hari n'inzira byacamo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru. Mbese umuntu akavuga ati nubahirije ibi ngakora ibi n'ibi Imana yabishima ikampa ijuru. Ku buryo niyo umuntu yumvishe ngo ubu umuntu akizwa kubw'ubuntu agahabwa ijuru kubw'ubuntu, nka cano yacu yitwa Ijuru&Ntirikorerwa TV. Iyo umuntu yumvishe ngo ijuru ntirikorerwa arikanga cyane, nyamara nyine ubwo nibwo buntu Imana yatugiriye. Ubu Imana yatugiriye nuko yaduhaye ijuru nibwo buntu nyine. Nibwo buntu. Ubu Imana yatugiriye nuko yaduhaye ijuru ku buntu. Ariko iriduha ku buntu nanone itirengagije nanone ubutabera bagayo. Nk'uko watangiye ubivuga, igicumuro cya Adamu cyatumye duhinduka abanyabyaha, ariko tunacirwaho iteka twarabo kurimbuka ku bw'icyo gicumuro cya Adamu. None rero ubuntu bw'Imana ntibwari buvuguruze icyo Imana yari yavuze ku muntu wakoze icyaha. Byo mu by'ibyaha ni urupfu, umuntu yagombaga gupfa. N'ubundi ubwo buntu rero bwateye ko Imana yubahiriza n'ubundi ibyo yavuze, ariko nanone ibikora igamije no kubabarira. Ishaka rero undi witwa Kristo utarakoze icyaha, utarigeze no kukimenya, araza avukira mu isi. Ni ijambo wahoze uhoranye n'Imana, umuntu acyaremwe gitaremwe nawe, avukira mu isi arahakurira. Ariko ahavukira nanone mu buryo bw'igitangaza, Mwuka Wera yinjira mu mwari witwa Mariya, asama inda ya Mwuka Wera, hanyuma igihe kigeze abyara umwana witwa Yesu. Yari yabwiye ngo uzamwite Yesu kubera ko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ubwo ni impamvu abantu badakira ibyaha nuko bashaka kubyikiza, kandi hari uwaje kubidukiza. Hanyuma Yesu avukira mu isi arahakurira, amara imyaka 33 ntiyakora icyaha na kimwe, ariko agamije kugira ngo azacungure wa muntu wakatiwe urupfu rw'iteka. Yageze rero yemera kwishyiraho ibyaha byacu, arabihanirwa. Ariko kwa gukiranuka yakiranutse mu myaka 33 nako arakuduha kugira ngo kuduheshe kujya mu ijuru, nk'uko nanone ibyaha byacu byose yabyishyizeho bikamuhesha kujya mu gihano, aba ariko natwe tubarwaho gukiranuka kwe biduheshe kujya mu ijuru. Ikindi kintu kirimo gikomeye nuko uwo Kristo wizeye ukaba umenye ko wabari ibyaha byawe byose, mu by'ukuri araza agatura muri wowe. Aho rero niho haza gushingira indi mibereho yose ya nyuma yo kwizera. Ni kuri uwo Kristo utuye muri njye. None rero uwo waje gutura muri njye niwe uza gutuma bishoboka
noneho ko nabaho nubaha Imana urumve mivuza akantu ntanibuka yego ubuntu usibye Imana yaduhereye ubuntu cyangwa Kristo yaduhereye ubuntu ariko we yaraguze we gukiranuka yaduhereje ubutungane yaduhereje we yabuguze amaraso y'igiciro yego usibye we waduhereye ubuntu ibyo bintu yamaze gukorera urumva yarakiranutse ariko ntiyakiranuka gusa yemera no kujya mu gihano cyacu cy'urupfu rw'iteka arangije abiduhereza nuko numva ubuntu nuguhabwa icy'agaciro utarukwiye guhabwa ariko ukagiherebwa ubuntu ibyo ngibyo rero ubwabyo wundi nyine ni umwarimu baguhaye inzu ya etaje nziza wararaga muri Kanevu mvuze ntanze urugero rw'abantu ariko birenze ibyo ariko no kugira ngo abantu babashe gushyikira inzu nziza ikoropye barayiguhaye iyo neza ubwo buntu uherewe buguhesha kuyitaho no gushimira uwayiguhaye yego nibyo nk'uko bivuze ubuntu si ubusa ntabwo ubuntu ari ubusa ni ikintu gihenze cyane Imana yaduhaye ni nayo mpamvu hano nyine Pawulo yandikira Tito aramubwira ati ni ubuntu ariko ngo butwigisha ngo kureka kutubaha Imana hepfo bavuze ku murongo wa 14 ngo watwitangiye ngo kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite nako nashaka bugira ishyaka ry'imirimo myiza bugira ishyaka ry'imirimo bugira ubwoko bwe bwite umva Imana yari twarabaye ubwite Satani aza kutugura ubusa niko birivuga yatugura ikinyoma ariko twari umwihariko w'Imana Imana yongera kutugura ariko noneho igamije kongera kutugira ubwoko bwayo bugira imirimo myiza cyangwa ishyaka ry'imirimo myiza rero ubuntu ubwabyo nyine ni ububata utuma dukwiriye kubaho mu by'ukuri ahubwo twubaha Imana amen tukiri aho rero urumva ko aho twahereye hejuru batubwiye ngo icyambere nyine nibwo bwonyine buzanira abantu bose agakiza ubwo nta yindi nzira y'agakiza ibaho ntayo ubwo gukomeza amategeko si inzira y'agakiza sibyo imirimo yawe yari yose ntiyakubera inzira y'agakiza ahubwo ubuntu bw'Imana niyo nzira y'agakiza ariko agakiza ko niki Luka 1:77 badusobanurira agakiza icyo ari cyo baravuga ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha sibyo mu yandi magambo kuvuga ngo narakijijwe bivuze ngo nababariwe ibyaha byanjye byose sibyo uko niko gukizwa nababariwe ibyaha byanjye byose ari nayo mahirwe Dawidi yavuze uyu muntu wabariwe ibyaha bye byose ibicumuro byo bigatwikirwa ngo hahirwe umuntu witeka atabaraho icyaha uwo ni wo warakijijwe ngo narakijijwe bivuze ngo nababariwe ibyaha ariko rero ubwo buntu bwatumye Imana imbabarira ibyaha itabyirengagije ahubwo ibibaze kuri Yesu ikabimuhanira nibwo bunyigisha ubwo buntu izo mbabazi nizo zinyigisha hari muri mwe ndavuze ngo izo ngo yize zaneye kubimbataye rwose sibyo ubu buntu ngo bundekesha kutubaha Imana nirari ngo bukanankura mwirari ry'ibyisi sibyo reka tuvuge ngo ubutera irari si ubuntu oya ntabwo ari ubuntu buva ku Mana ntabwo ari ubuntu buva ku Mana ahubwo ni ibintu byo muri kamere n'ubundi byo mu bwenge naho irari ry'ibyisi yego riragenda pe aho ubuntu bwa nyakuri bwageze sibyo ubwo buzinura umuntu irari ry'ibyisi yagiraga ese ubundi tukiri aho ese ubundi irari ry'ibyisi ryaturutse ku gutakaza Imana twararikiye iby'isi ariko dutakaje Imana sibyo se kuko umunezero w'umuntu wari ushingiye ku Mana ariko umuntu amaze gutakaza Imana yishimira ibindi bintu
ajya kwishabikira no kureba nyine ibyo ari kwereka. Okay. Mbese ajya kwihigira umunezero. Ajya gushaka ibindi byamuhindukira umunezero. Ariko ntiyigera awubona. Umva rero impamvu ubuntu noneho burekesha umuntu irari ry'ibyo. Siko bigomba kumvikana neza. Nukuri. Nuko Imana yari isanzwe na kera no mu ngobyi ya Edeni ariyo munezero w'umuntu. Ibigarutse mu mutima w'umuntu. Mu mutima w'umuntu. Ibigarutse mu mutima w'umuntu. Ubwo rero isoko y'umunezero yagarutse, hari umuririmbyi uvuga ngo singikora ibyajyaga binezeza. Hari ibindi bintu yashakiragamo. Abo nkora ibyo ntikoresha, ko nabonye umukoresha, nabonye undi ungenga noneho. Singigengwa n'iki na kiriya. Singimaranira gushaka ibi n'ibi. Sibyo? Nabonye umugenga. Nabonye umunezero. Sibyo? Niyo mpamvu buturekesha irari ry'ibyiza. Si ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ukwigomwa. Ibyo nararikiraga. Ahubwo mba nabonye ikibisimbura. Ego. Uri kubyumva? Niba umuntu yasindaga kugira ngo anezerwe, niba se yabonye umunezero, arasinda. Niba se yasambaniraga kugira ngo anezerwe, arajya gusambana ashaka iki? Kandi yamaze kubona umunezero. Niba se yibaga kugira ngo anezerwe, yinezeze mu byo yibye, akaba yamaze kubona umunezero w'ubuntu. Ariko ubuntu ni Imana yose aho yakabaye iza gutura mu mutima w'umuntu. None ikazi ikanyura umutima w'umuntu. Umuririmbyi 123 aravuga ngo yajyaga ajya kwiriba ry'isi afite inyota nyinshi, ngo yabagiye kunywa, kumbi bya bintu n'ubundi ntibyatangaga umunezero. Yajyaga ajya kugira ngo aranyweye ngo ashire inyota n'ubundi ngo amazi akayabura akiheba. Ngo ariko ngo ubu none ni Yesu mpaza wenyine. No si umuntu wahaze burya wanamugaburira akarya. Ubwo rero umuntu wahaze umunezero w'ubuntu ntabwo isi mugaburira ngo arye. Niyo mpamvu ubuntu burekesha irari ry'ibyiza. Umve ngo bugatuma twirinda, dukiranuka, muri make twumvira Imana. Sibyo? Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzahishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Aho naho habamwe ibanga burya eri. Ibyo byiringiro by'uko umuntu ategereje umukiza we uzaza kumutwara mu ijuru. Umuntu uri ku kibuga cy'indege burya ntakenera byinshi. Oya ni icyayi. Abazingi nabwo abatekereza ko yagisiga indege isa. Bibaye ngombwa yagisiga atakinyewe. Nugutegereje ibyo byiringiro by'umugisha dutegereje. Niko bavuze. Ku murongo wa 13. Ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ngari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Ngari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amina. Abantu bategereje, abantu bari ku kibuga cy'indege, abo bantu ntibamaranira iby'igihugu bari kuvamo, kuko nta mwanya wabyo bafite. Bari ku kibuga cy'indege bari kugenda. Mu yandi magambo, amatsiko y'ibyiza by'ijuru dutegereje twamaze kandi kwemererwa. Sibyo? Umunezero w'iyo tujya utuma dutesha agaciro iyo tuva. Nibyo muvandimwe. Ese ubundi umuntu yarekeshwa n'iki iby'isi niba nta juru afite? Ako kantu kumvikane. Umuntu yarekeshwa n'iki iby'isi nta juru afite? Niba utari uw'ijuru bivuze ko uri uw'isi. Nicyo bivuze. Niba uri uw'isi rero uranamaranira iby'isi. Niba uri uw'ijuru uramaranira iby'ijuru. Siko bimeze? Bikumvikana rero ko umuntu arabanza agahabwa ijuru, akamenya ngo ijuru ngize nte ndarifite. Sibyo? Kuba rero arifite ubwabyo biramuzinura. Utararenga numvishije ubuzi utanze urugero rw'isi n'ijuru. Numvishije ko nk'uko nanone ab'isi bagira umuhate cyangwa ishyaka ryo gushaka iby'isi, niko n'uwakiriye ubuntu yego nawe akababonye ijuru, yego
akabaye uw'ijuru akwiye kugira umwete wo kumaranira no gushaka iby'ijuru ibyiyajya sibyo se kwamamaza iby'iyo ngoma sibyo urumva rero ko mu by'ukuri uko kurekeshwa iby'isi bikomoka ku ibyo byiringiro by'umugisha sibyo wo kuzahishurwa uko azaza se niko tuzaza dufite matsiko y'ubwo bwiza tubikiwe mu ijuru ubwo bwiza tubikiwe mu ijuru rero butuma ndashakira ubwiza mu isi bituma nta kundi kuntu nkeneye kudasanzwe ku isi imbona cyangwa nyigaragarira kubera ko hari ubundi bwiza mbikiwe hehe mu ijuru uwabonye ijuru rero niwe uzinukwa iby'isi yego niko muri byavuga ngo mureke ibyifuzwa n'ab'isi mushake ibyahishwe abanyabwenge ahandi ku murongo twasorejeho ngo yatwuhagiriye kugira ngo tujye twitinda kugira ngo impamvu yo kuhagirwa impamvu yo gukurwaho urubanza rw'ibyaha ariko aka kantu ndagira ngo abantu nyine Imana mu mitima yabo ibisunikisha imbaraga cyane cyane abakijijwe yego ariko n'abadutekereza ukundi yego bumva iyo kugira ngo kuko hari impamvu Imana yakoze ikintu ntabwo Imana yapfuye gukora ibintu gutyo byo gukiza umuntu hari impamvu yego ya nyiri umushinga yego uyu muntu akoze teguye projet hari impamvu aba yayiteguye akemera ikamuvuna cyane cyane nkawe uri umu-engineer yego iyo usanze umuntu aguhaye akazi yariteguriye umushinga yego hari impamvu yego nta niyo ubuzi waravuga ati ubaka yego kiramizi imeze gutya ariko ngewe nzi icyo nshaka kuyikoresha rwose iyo kugira ngo yego isobanurira abantu yatwuhagiriye kugira ngo aduhindura ubwoko bw'Imana bwite uzi mu kindi Kinyarwanda reba muri Bibiliya ijambo ry'Imana wumve uwo murongo uburyo bawuvuga ni ubukonde bagerayo wumve umurongo wa 14 ngo niwe witanze kugira ngo aducungure atuvane mu bugome bwose kandi ngo atweze atugire abantu be bwite bafite ishyaka ryo gukora ibyiza banze Bibiliya ntagatifu bavuga naho hagerere rwose witanze kubera twebwe kugira ngo aturokore ubugome bwose kandi yuhagire umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose amina impamvu yo kutwuhagira ikwiye kumvikana yego ntabwo turi abacu ngo twigenge amina ahubwo turi projet y'Imana amina yego izo mbabazi Imana yaduhaye yatugiye tutarabo kuzigirirwa zikwiye kutugira imbata yo kujya dusobanukirwa impamvu y'Imana kubikora amina kimwe cyo n'urukundo rw'Imana ariko hari dukeneye n'umusaruro kutugira ubwoko bwayo bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza yose y'Imana mbese Imana yashakaga yose yikoresha muri projet yayo irabanza rero irabuhagira ibahanaguraho urubanza rw'ibyaha kuko Imana ntari gukorana n'abanyabyaha sibyo ariko imaze kubabona yari baronkeye kugira ngo noneho bwite no kuvuga ngo idasangiye n'ikindi kintu cyose ubwo umuntu Imana yakijije ibigira ngo imwiharire wese yonyine yose ubwo bivuze rero ko ubwo buntu nicyo bugamije kugira ngo butandukanye umuntu n'ikindi kintu cyose cyari kimubase bumugomororere Imana aba umuntu w'Imana bwite Imana idasangiye nkuko ubundi twitwa umugeni wa Kristo nkuko wumva umugore wawe utamusangira n'akandi kagabo
niko kandi tugabo tuba duhari niko Imana urumva ishaka ngo umuntu wayo imugira umwihariko wayo idasangiye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ari nabyo bigereranywa n'ibigirwa Mana. Mbese ikindi kintu cyose umuntu yashyira imbere kukirutisha ubushake bw'Imana ku buzima bwe, nguwo umusaruro, ngiyo tageti, ngiyo intumbero Imana ifite ku muntu ikijije. Ariko yabikoresheje ikintu gikomeye, yabikoresheje ubuntu. Yego kugira ngo kimwe kibone icyubahiro, ariko nanone uwaguhereye ubuntu. Yego, gutsindwa k'umutima ni uguhererwa ubuntu. Amen. Ntabwo umutima wawe usaba kubahiriza amategeko. Oya, ntibishoboka. Ahubwo gutsindwa k'umutima wa kamere nuko bawuhereza ubuntu, none ukumva koko ukwiye kuba imbata. Amen. Hari urugero natanga rufatika. Hari famiye nigeze njyamo, umuntu harimo umugabo, ariko umugabo aba mu urwo rugo yarahawe imbabazi. Yego. Muri jenoside yakorewe abatutsi, uwo mugabo yakoze jenoside, yica abana b'uwo mubyeyi, yica umugabo w'uwo mubyeyi. Urumva jenoside irangiye nyine umugabo yarakurikiranwe arafungwa. Ariko mu gihe cy'imbabazi ako gahe kabayeho, uwo mubyeyi aragenda asanga uwo mugabo muri gereza, aramuga ati nirengagije ibyo wankoreye byose. Yego. Umutima wanjye wantegetse kukubabarira. Yego pe. Leta nayo kubera ko yari gahunda ya leta yarakurekuraga, akavuga ati yari gahunda y'umwe n'ubwiyunge. Uwo mugabo baramurekura. Yari afite umugore nawe n'abana. Yego. Yahise ahitira mu rugo rw'uwo mupfakazi. Yego. Aramubwira ngo kubera ubugome nagukore, ukaba udafite umuntu ukuvomera amazi. Yego. Ukaba udafite umuntu watuma inkwi. Yego. Nemeye kuba hano ndi umugaragu wawe. Amen. Ni mu Bugesera narahageze. Yego rwose, Imana ishimwe. Aba mu urwo rugo ari umugaragu ariko kubera imbabazi. Amen. Nibyo. Urumva Imana yadukoreye ibirenze ibyo. Imana yadukoreye ibirenze ibyo. Yadukoreye ibirenze ibyo kandi natwe itwifuzaho ibirenze ibyo. Itwifuzaho ibirenze ibyo ngo n'ubwoko bwayo bwite, ubukonde bwayo. Bo, tukiri aho rero ariko tunajya ku musozo. Yego. Kubera ko ibiganiro byacu nakagaruka. Yego. Imirimo Imana ishaka ko tuyikorera yo ni myinshi kandi myinshi cyane. Sibyo? Abo bantu yakijije, yuhagije amaraso y'igiciro cyinshi. Petero abivuga yaravuze ngo ntago mwacungujwe ngo ibintu byangirika nk'iza. Mbese ni ibintu birenze kure cyane, ibintu byose watekereza by'agaciro rwose. Ngago ngo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana utagira inenge. Amaraso y'Imana ubwayo niyo yaducunga. Kandi burya ikintu kigira agaciro bijyanye n'icyakiguze. Ngaka agaciro Imana yashakaga guhereza uwo muntu yaguze. Ni agaciro k'Imana ubwayo kugira ngo imushyire hejuru y'ibintu y'icyo kwifuzwa cyose aho cyava kikagera. Nivugiraga rero ko mu by'ukuri ntago imirimo yose Imana idusaba ntituzi uko ingana, ntago tuyizi, ariko bisaba ngo umuntu w'Imana bafite uwo mutima. Yego. Amenye ko yacunguriwe, yuhagiriwe kugira ngo abe ubwoko bwite bw'Imana. Ahandi mu Befeso 2:10 aravuga ngo kuko turabo yaremye, ubwo ni nukuturema bushya muri Kristo, ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere. Bivuze rero ngo mu by'ukuri nubwo iyo mirimo tutazi ingano yayo izwi na nyiri umushinga, ariko bwije nuko bukeye uko dukomeza kumwikomezaho agenda nadusobanurira iyo mirimo. Amen. Sibyo? Noneho uwo uhishuriwe n'Imana mu ijambo ryayo ukaba witeguye kugira ute kuwugenderamo. Iyo yateguye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Kugenderamo rero ni ukwizera icyo kintu Imana ibigubwiye. Okay. Noneho hari amagambo Pawulo
ahari yabyandikiye Abagalatiya avuga ko n'ubundi umuntu maze kwizera yego ku rubanza rw'ibyaha ruvuye kuri we yego ngasigara agengwa n'ubundi n'ukwemera. Amen. Numvaga ari kurusha nicyo ndi kuvuga n'ubundi Imana isigara noneho ikubwira ukemera ko yateguye umushinga ugatubwira ntego umushinga nibi naringamije ukemera wemera ugasohorezwamo nyine iyo mikorere. nk'ubu yatubwiye ko uyu munsi turi butange ikiganiro yego cy'ijambo ry'Imana ryo kuyamamaza twemeye nuko twaje kumenya impamvu yo gutanga ikiganiro. ubwo twemeye rero turi hano twasohorera ikiganiro turimo turagikora nibyo nuko Mariya yaravuze ngo ndi umuja wa Nyagasani ibyo uvuze bingirirweho bimubera gutyo iteka kuba witeguye kwakira ubushake bw'Imana uko ugenda ibukumenyesha. Sinzi ijambo rugiye kureba na magambo hari mu Bagalatiya mu gice cya 3 umurongo wa 11 yego haravuga ngo ni ikintu kigaragara kandi ko mu maso y'Imana nta muntu n'umwe waba intungane bikesha amategeko ngo kuko intungane izabeshwaho n'ukwemera. amen amen. Mbese ijambo ribavuze ko mu kuba intungane ntabwo wabigirwa n'amategeko ariko none umuntu wamaze kwemera nanone yego azabeshwaho n'ukwemera azabishwa no gukomeza kwemera none n'ibindi byose ibindi by'Imana kuri amagambo mu Befeso bavuze mu bice 2 kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yego muri Kristo kugira ngo tuyigendere yego muri Kristo mu mirimo myiza irimo uwo mushinga irimo iyo projet yose umuntu amaze gukizwa n'Imana igenda iyimusobanurira yego umuntu yemera yego akagendera muri iyo mirimo umuntu yemera akagendera arega no mu Baroma 13:17-17 niko bavuga baravuga ngo ubutumwa bwiza ntibo nkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha wizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza no kumugira ikintu kuko no muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa na kwizera nk'uko byanditswe ngo ukiranuka zabeshwaho no kwizera. Amina. Noneho aka kantu kavemo urujijo kajya gatera urujijo tugana no ku musozo yego amagambo twasomye yego hari n'abandi bajye bayasoma yego bakavuga ngo nyine ngo ubuntu ngo nibwo butwigisha nibyo kandi koko niko dusomye nibwo butwigisha yego ariko ngo kureka kutubaha Imana nirarigibya ariko nshaka ubuntu bwigisha umuntu gute ubuntu bwigisha umuntu yego bumubwiye nyine ibishimwa n'Imana yego rwose none umuntu yabyemera bikamuhindukira ubuzima ntago ari ukwicara gutya ngo buranyigisha ndetse arabwa tutanankoraho niko bajya bavuga tutankoraho ubuntu nibwo bunyigisha none se nibwo bukwigisha nuko kuntu umeze kudahura n'ukuri bisaba ko tugira n'ishyaka ryo kwizera ngo mushakashake uko mwamenye iby'umwami mushakashake uko mwamenya ibiri muri poroje y'Imana ishingiye mu Imana ikiza umuntu yari igamije noneho kandi bavuze nyine ngo ibahindura ubwoko bwayo bwite bugira ishyaka none se ako kantu nyine kaza n'ishyaka ryo kumenya iby'Imana twabyemera tugasohorezwamo ntago twabimaramo bari byinshi bari byiza cyane ariko dushimiye Imana na muvandimwe iduhaye ubu buryo n'uri ni ukoze gusa twamenye iby'Imana ishima karibi kuko nari navuze ko tugize abunzi kugira ngo twunga abantu n'Imana ubwo twabigendeyemo rero Imana n'ubundi niyongera gusubirana icyubahiro kuko niyo n'ubundi yabitubwiye nayo yabipanze Imana ishimwe cyane mukomeze gukurikirana ibiganiro ndetse mu bisharinge abandi ndetse munakande kuri subscribe kugira ngo bajye babibona uko ibiganiro muhite mubibona kugira ngo kuko turi mu gihe cyiza ibiganiro turabikora cyane yaba ivugabutumwa yaba imibereho y'abakijijwe nayo ni ngombwa cyane yaba n'ubuhamya bw'abantu bakize kurimbuka nabwo murakomeza kubukurikirana yaba ingaruka nziza
z'ubuntu bw'Imana ku ngo mwagiye mubibona bubatse ingo kuntu byahindutse byiza. Rero mujye mubisharinga n'abandi kugira ngo abantu bakomeze kumenya ukuri, kuko abantu ikinyoma kirabaheranye cyane. Nibyo kandi biravuga ngo mumenye ukuri kuzaba batura. Nshimiye Imana nanjye cyane ko uyu mwanya iduhaye, ni nayo bidushoboje nyine kugendera mu byayo, ariko natwe twizeye nyine kugira ngo bikunde. Ariko nawe ndagushimiye mwene ko wumviye Imana, wayumviye namenye ibyo ishaka. Wamenye ibyo ushaka kandi unagira rya shyaka ryiza ubigenderamo. Nabyo sinabona kubigushimira. Imana ishimwe none iteka ryose. Amen. Amen.